Jya mbabarira nanoza mbifite amafaranga. Jose iby'imyaka twari ukenera inkoko ukayirya ushaka urukwavu ukarubona mparitse imodoka yanjye hariya mani nta n'ikintu twavugana niyo yaza acira imvi nguki niyo yaza ameze nka kabosi twabwemeze ni mukuru kabosi ni umwana aho ugendera ku kabando uramwumva ariko ibyo ngibyo umubwira ushima mu bwanwa mu bwanwa ukura mu ruvi rumwe rumwe uragaza mu ruhara kuri njyewe sinzi abagabo b'iki gihe gusapfa kubona umugabo ushatse ngo mwubake ni ikibazo nawe urabizi bitewe n'ukuntu iyi si aho igeze nshaka kuri njye mba numva n'umugabo nta n'uwo nzashaka cyane kudashaka umugabo ngo se ibice by'umubiri rimwe na bimwe waba urimo uratesha agaciro utabikoresha neza uko bikwiye uburiza bubwirwa n'ikintu bidakora buretse ubundi ubu ngubu zinarayihe ubundi ushobora kuba uzi ko ari ku ishuri nk'uko natwe twabikoraga ababyeyi bacu twagiye ku ishuri ugasanga twazanye impanga ukagendana baga ugashyiramo indi myenda ishuri ukaritaruka noneho amasaha yo gutaha yagera ubundi icyambere zamubwira kujya akoresha kondomu yego icyo ni cyo cyambere umubwire nimba kwifata byanze mwana wa basi jya ugerageza ukoresha ubwirinzi nawe azakura afite ubwenge ese wowe niba ushaka kubyaragura cyangwa yandura izo sida ntoresha wese ko wabyaye bwa bwenge buke nyine bwa bwenge buke hari igihe nawe yagira ikibazo cy'ubwo bwenge buke ase bebe wowe ntiwabyaye njyewe mubwiye ko mfite iki umugabo uri kumva njye nabikubwiye nawe yatera inda esha umva nzabarera mbifurize umunsi mwiza mbaye nikaze nkurikira gahunda z'umuryango TV 5/5 n'ubundi ni bisanzwe mu kiganiro ngira n'abakobwa cyangwa se n'abadamu nsanzwe menyere ko bafite umwe kuri uyu munsi mfite bane witwa Bugoti bose bashobora ariko by'umwihariko ni abakinnyi bo muri filime ubutumwa bugufi series ni filime itandukanye channel ya YouTube ya Rwanda Paparazzi TV kwenye kiwa kwa subscribe niba wishimiye ubwo niba wishimiye Vanessa nawe wishimiye Esther ndetse na Mishu ushobora guca kuri yo channel ukareba SM muri filime bameze bate ubwo nakwakiriye nakoze cyane ndabwo umusobwanjye banza ariko akenshi udamanye kunda ko umusobwanjye Vani, umeze neza? Ndakomeye. Urumbize nk'uri kumedita ibyo uri bunsubize. Ndabizi ndabifite mu mutwe. Cyangwa se twita nawe usanzwe. Yego. Esther. Ko higini. Umeze fresh. Modern fresh. Babwiwe n'abantu bangaye kuri mwiza. Wallahi. Nagabibuka. Fotersenari. Ibibuga ikibuga cya Arsenal uteranya cya Chelsea uteranya cya Man U uteranya na Stade Amahoro i Remera bagusengera mu tsiko wakaza ubuti ngo joy abo nzabakubwira nimbibuka nabo ntabibuka suri kumva nabyibuka ijana na 16 ku ijana bo murakwindirira no gukundira ndurura zabura Meze fresh na tatuwaje beze neza meze fresh ko gafungo se gafungura he ego komara yanjye mu mitima y'abagabo banje Mizora umutima w'abagabo bandi urafungura nta bintu byose ibaze nawe Eba ariko hano rugenda nabwo vura kwegera hariya ruguru tonoro ntabwo Yesu noneho dore njyewe waza ukanyegera imva umwana wo mu rugo hose babana 106 za stade zombi nawigeza komanga Maria ikirikirikiriki zaza ari rurangiza nawe umeze nk'abasore tukiri imanzi tugitegereje amareka bacu kandi wavuze ko umugore wawe ruhora ibumoso bwawe si buri manzi
wagiye yibagirwa ibintu bimwe na bimwe twavuze ntabwo njye nibagirwa ngewe nimba ari ikintu cya mbere mfite n'ubwonko buzima ubwonko buzima umeze fresh ubwonko buzima ntabwo byarubuze mbere urayirashe kuko bamwe nta nubwo arashimwe bazagakatinga gogo hagati y'umusore mwiza udafite amafaranga n'umusore utari mwiza ufite amafaranga mani reka nkubwire muri icyo gihe se uyu yaba yafite cyangwa ntayo yaba afite itonde ukomeze itonde mani usiko amafaranga ariyo akora kuri iki gihe ubwo se waza kundataho ubwiza nta gicuku ufite ibyo ngibyo bivuze iki gicuka nicyo cya mbere ese ubwo ntabwo utekera ko hazazaho abana bawe ukavuga ati mbyara umwana mwiza mwe ku mugabo mwiza umwana mwiza none se naza ari mwiza ntacyo mfite mu mufuka nzamugaburira imisatsi yanjye azarya ubwiza cyangwa azarya ubwo bwiza yakuye kuri njye na papa we igicuka ari cyo cya mbere nicyo cya mbere nta kantu nta kintu wavuga nta kintu twavugana ndabyumva cy'uyu ntabwo reka mbwiza njye byaterwa n'ukuntu mpagaze uhagaze ukuntu tumeze nyine gutya gutya turi muri iki kiganiro undi se ubwo mubu uvuga ameze ati mubu uvuga ameze jya mbabarira nta noza mbi ufite amafaranga igicuka nicyo cya mbere reka ariko wowe igicuka urakizi ntabwo ko cyatumye na pirato nimba na pirato agambanira yesu igicuka nicyo cya mbere nk'amafaranga nta kintu uvuga n'umugabo ukabona n'ubwo afite yawe afite 6 pack afite ibiki byose ari pack ariko ibyo ngibyo ni ibiki ariko ibyo ni agaki icyakora nyine ubwo bwiza atabwa ko nabigenza nyine ubwo bwiza nagenda wa wundi akamba zamura nkakora bizinesi yanjye ubundi nabona gukora ka bizinesi kanjye nabona gukurikira ya sura ariko nayo imaze umwaka 2 itaza n'igicuka wallahi yatsubirayo nubwo ngo yakurikana umugabo njyewe wowe gwaikiwe twabyibagiwe umugabo byanze ahubwo wowe nzahura nawe yego ko umuco wo bakuru kujya ko muzitse ntaramubaza bigenze bite nibyo ngabo bwiza ukuri umuco wo bakuru kujya mutari kwitesha agaciro umuco oya kandi mubwiza ukuri pe nawe urebye ubwo wajya kubara n'umusore mwiza mu nzu inzara ibica ngo nuko ngo ari mwiza ngo ari muremure ibyo niyo kaba ari kagufi yaba gafite amafaranga shamba aho ngaho wagwamo warasubijwe ntabwo ubwiza nabona mvuye iwacu mbyibushye nsubiyeyo nanutse kubera ngo nakurikiye ubwiza kuko nawe ari wowe ntiwabyemera none se ko abenshi ab'igitsina gabo benshi baba bafite amafaranga barabakuze usanga umwaka nka za 28 nta kibazo ibyo se bitwaye iki ukenera inkoko ukayirya ushaka urukwavu ukarubona mparitse imodoka yanjye hariya mani nta n'ikintu twavugana niyo yaza acira imbi nguki niyo yaza ameze nka kabosi twabwemeze ni mukuru kabosi ni umwana aho undi ugendera ku kabando uramwumva ariko kiriya ni nacyo kiba gitanga mura neza kitanakotesha uramubwira ati bebi hari ahantu nabonye inzu rero kandi urabona ahita akubwira ati iyo nzu ni iyangahe miliyoni 100 atakira agenda ubundi we mugore wanjye uzi ubwenge uzi gushora amafaranga mu byo kugura amazu utajya gusohoka kandi umubwira ushima mu bwanwa mu bwanwa ukura mu ruvira umwe rumwe uzagaza mu ruhara oya njye nimubona umeze gutyo nzamugorera kandi mubwira mutera kanta hari uzi ngo umumbi naringeze ngo hari uzi ngo umumbi ubona uruhara ruyaga ukajya ugira ngo yasizemo gikotore kandi ari umutwe bisagira amatsiko ni umwana wawe buriya nuramukugenda ku mukobwa ukagiye ku myaka za 10 ugati se mama gushaka umuntu cyiza cyane ibihe uzamwanga izihe nama wowe kumuze ubona kuri njyewe sinzi abagabo b'iki gihe gusapfa kubona umugabo ushatse ngo mwubake ni ikibazo nawe urabizi bitewe n'ukuntu isi aho igeze nshaka kuri njyewe mba numva n'umugabo nta n'uwo nzashaka cyane ukaba guteza
nkaba gutya mwese vidi wirirwa umufuhira ntabwo mufuhira vidi biriya ni muri movie ntabwo dukundana ugasa kubwira ngo mubana w'umugore wa kabiri yego ibyo byibagirwa nonese ubwo kudashaka umugabo ngo se ibice by'umubiri rimwe na bimwe waba urimo uratesha agaciro utabikoresha neza uko bikwiye ubundi se ubwirwa n'ikintu bidakora buretse ubundi ubu ngubu zinaraye ntabwo mbizi aho gufite mura we ndumva uryoshye mura wowe warazibuze urashyiraho ziri gusa ni igitwa nk'icyaha cyo gusambanya mwese ndikubwiye ko yagiye gusambana ibice yagiye kwirwanaho hate uravuze ngo hari ibice ngo kudashaka umugabo ngo bituma ngo biba bidakora ngo budakoresha ibyo bice se ubwirwa n'ikintu batabikoresha ubuzanye ngo gusambana ngo uburaya none se ibice byo gukoreshwa n'uburaya bihurira ndakubajije ni ukuvuga ngo rero iki kibazo kundi bugisubize aho nyiri ibice navugaga ni byarahe ni ibice by'imyanya ndangagitsina icyo gihe rero bari kubivuga uyu nguyu nawe wabyumvisha nyaragusubije kuko ahantu yaraje igice yaragiye kurazaho cyiza ntabwo ari urubavu ngo ruryambe neza cy'umugongo ntabwo ari umugongo yaragiye kuryamisha ngo uryambe habuze ko habyibagiwe none nubyibuka wallahi nubyibuka uzampamagare gusobanuze neza yego ase Esther uba wumva nk'umwana w'umukobwa uramutse umubyaye wenda nakoze icyo mbyara abakobwa mbyara abahungu yagusubije icyo ngera kumubaza mbaze ku bintu bijyanye n'abakobwa mbaze ku basore gusa ninde ubyara abahungu se basi ngo mwiboneze njyewe mbyara abahungu basi narongo umwana w'umukobwa uba wumva ari bwese umo wazamuka cyangwa se ikiganiro azajya umuganiriza ushobora kwenda waraganirijwe cyangwa se warahabwa iryo somo cyangwa se utabihabwa ugati njye nk'umubyeyi ndumva ko nazaganiriza uyu mwana wanjye icyo kiganiro cyangwa se nazamura amasomo y'umubyeyi Justine namuganiriza nk'uko nanjye banganirije iwacu namubwira nyine kwitondera abasore b'iki gihe ibyo byaba bihagije ikibise cy'abasore b'iki gihe gitandukanye n'abasore bakera n'iki abasore b'iki gihe mwebwe muri iyi kubeshya ugasanga umugabo ipantaro iri kugenda ikururuka shaho ngo b'iki gihe uzamubuza gukundana n'umusore wambara paketi gusa ibindi byose uzamureka agenda oya nase n'ubundi ushobora kuba ari ku ishuri nk'uko natwe twabikoraga ababyeyi bacu twagiye ku ishuri ugasanga twazanye impanga ukagendana baga ugashyiramo indi myenda ishuri ukaritaruka noneho amasaha yo gutaha yagera ubundi cyambere uzamubwira kujya akoresha kondomu yego icyo ni cyo kintu cya mbere umubwire nimba kwifata byanze mwana wa basi jya ugerageza ukoresha ubwirinzi nawe azakura afite ubwenge rese wowe niba ushaka kubyaragura cyangwa yandura izo sida ntoresha wese ko wabyaye ni bwa bwenge buke nyine bwa bwenge buke hari igihe nawe yagira ikibazo cy'ubwo bwenge buke ase bebe wowe niwabyaye njyewe mubwiye ko mfite iki umugabo uri kumva njye nabikubwiye nawe yatera inda esha umva nzaba rero yego asa mubona biterwa n'iki kugira ngo umusore atere inda umukobwa ahanini ko aratipa avuga ngo tuba umukobwa utizera umukobwa n'urugero ubonana na gugu cyangwa se nawe wenda usanzwe urakaninja ntimunyumve nabi noneho ukambwira uti mubabarire ukambwira uti byagiye muri namusi mihango cyagihe navuye ngaho ngase uko cyavuye ngaha narasanze inzira y'inyabagendwa bimeze bite inzira y'inyabagendwa mwese tuvuge yuko abasore mwemera ko watoye umukobwa inda kubera yuko wasanze ari isugi umubare munini wabo niko babyemera reka nkubwire njye mba mbona hariya hagati nta rukundo ruba rurimo icyo ni icya mbere ntabwo ari umuhungu ntabwo aba agukunda kubera yuko
ntago umuntu yaba agukunda ngo akubwire ko yahuze n'icyo kibazo ngo narangiza guhakane akujugunye ryiriya kandi azi kese ijyanye no gutwita ukuntu ivuna cyangwa akaba ari ka gahungu k'aka Jackson kaba kumva kadashaka kuva kuri 6 kaba kumva kadashaka nyine kumva ko kateye inda ari ikintu gisebetse kuri we wenda yandi mabebi yazaga yiruka ari buhita agenda bikaba ngombwa kavuga ati njyewe reka sintera inda cyane rwose uri kumva ubundi hari ibyiciro byinshi mwebwe abahungu muza muri iyo mpamvu abahungu nk'amwe cyane mwavuga niyo mpamvu ukundira ibisaza byafike ariko hari n'udusore tuba dufite gutya utwo two nta rukundo tuba dufite nta kibazo bakajyana inkundo zabo bakamereza ibyo nshaka ase umutima gukunda abasore mukundana kuvuye mu ryabo kubimbwira umusore nkunda ndamufite uwo nkunda ndamufite ibindi biza nyuma ese nako ujye mugira ubwoba mugiye usanga ukavuga ati umugore wakimfasha dore kubera iki se wowe udashobora kugira ubwoba ko boyfriend ashobora kugufata cyangwa we kuki atagira ubwoba yuko umugore we ashobora kuza kumufata oya cyangwa wowe ugatekereza ko wa musore mukundana ashobora kuza kumufata bakibarangaje mwese aba yishakira hasi hariya nawe wishakira igicwa ibyo bindi ubitekereza nyuma hari umuntu nigeze kumva umbwira ati cyangwa se kabiri yarigiye nicuza bitewe no kukundana nyicuza buryo bakobwa ati igisaza kingana na papa kinyinjiyemo ntabwo ari sawa reka nkubwire none papa we nawe ajya ahandi nawe nawe afite akana mungana ajya gutera se papa b'iki gihe we njye nabikoze nzi yuko byabayeho wenda n'uwo musaza bikaba ngombwa ko tunabyarana ntabwo nakwirwa mbyicuza kuko mba nabikoze bindimo kandi no kugira ngo njye kubitekereza nyine ntabwo biba byantwaye umwanya mba nabikoze mbizi noneho umwana wo mu zabukuru yagiye yaza atuzuye ngo waza atuzuye shashiriya n'ubusa ntabwo ziba zuzuye azasusumira yes ubundi system ni atofite iyo tubiganira abaye yaka nawe ususumira njyewe ntabwo papa wanjye asusumira na mama wanjye bose babihuje buzuye n'ubundi ya topic dusa nk'abakiri kuganira ko n'ubundi ibyo byose turi kuganisha ku kintu cyangwa se cyo kundana byiganje ubushyuhe ko baririmba buri hano hanze abashyuye bafite ubushyuhe babukeneye akantu aho nagusubiza aho ngaho abakobwa b'iki gihe nta mukobwa ushobora nk'umukobwa uri mu kigero cyanjye kugira ngo azatekereze kujya gukora akazi runaka akazategereza amafaranga y'ukwezi ni bake cyane icyo ngicyo turakyemeranaho ariko akumva yuko buri munsi agomba kubona umuntu akamuha ibyo 100, 200 ukwezi kukazarangira afite nka miliyoni cyangwa bitewe n'ukuntu abagabo baryamana bamuha amafaranga we kuri we akumva akavuga ati niba icyumweru kirangiye mfite 500. uvuga we kuri wowe kuri njyewe njye mfite akazi nako byo ngibyo mbireba niba icyumweru kirangiye afite nk'ibihumbi 500 akavuga ati sinzajya gukora akazi k'ukwezi bampembe 60 ibyo ngibyo byahuriranye that's why ibyo ngibyo bigenda bitera mu ntera bikagenda byiyongera ugasanga umugabo ukabwira nka mama inshuti se wamaye pase akagukubita pase y'umugabo akaguhereza nk'ibyo 50 mu isaha imwe icyo gihe na n'urugero icyo gihe kumwinjiza ntabwo wazajya gutekereza ngo uzajya mu kazi uzatekereza 50, uzategereza 60 ku kwezi ntabwo ibyo ngibyo bishoboka. ni ukuvuga ngo noneho hari igihe kenshi bakora nta byishimo by'umubiri bakeneye bakeneye amafaranga. nabyumvishe amafaranga ubu niyo mpamvu ni gute se ubyakemuka nk'urubyiruko mutse mubonye nk'akazi
mugakora n'urugero muri sono nk'abana b'abafiyemere sometimes igenda guma cyane muramutse munyihino kwiga support cyane niba wenda tuvuge wenda nk'urwo rugero mpaye niba wabona nka sense mu cyumweru wenda yategereje mu kwezi ukavuga business yawe kwiba nk'umama sinyabiza gushaka kurenza uko wakomeza ubatereka sinzakomeze ngo ninjye navunitse ngiye mfite isambu yanjye mpingisha kwiriye nyine araza bagahinga umusingari cyangwa se ibijana avuga ati reka byiba nanyice business yanjye kandi mba nk'umama aho ngaho nk'uko bivuze njye mfite aka business nubwo ari gatoya ariko ndagenda nkicara nkavuga icyo gihumbi ndagikira uyu munsi cyangwa ayo 500 yo kurya wenda n'umwana wanjye agira icyo abona inama nagira abagenzi banjye ibyo ngibyo kugera ugasaza ntabwo ari ukwiyubaha ngo ziranasarisha ari ngo zigeze kuri zinga 99 y'ijana iyo ijana wiruka niyo mpamvu bamico yabaye ikiragi zaruzi yewe nawe ni mujoro arabura vene gogo yarabura zinga sha njyewe rwose sendezi zibura uyuzi yageze nyamwari yacuritse ijisho bagesha ukuri zibura cyangwa zararenze niyo mpamvu yabaye ikiragi wowe se arabura zingahe ko wasaze byarangiye njyewe zabaye 666 njyewe urabona ari muzima n'ubwo naje mvuye mu muhanda gutora amashashi tuza nk'abagana ku musozo ibyo bintu nago ndi bwibande cyane kumwe turi kumwe turimo turabariza cyane turavugira Rwanda nyamwinshi ariko hanze ameze nk'abo turi kuvuga ariko twumva nabi yubwe ko Gogo ari uko ameze ari uko Mamisha ameze Esther cyangwa se Mishu nawe uko ameze no turi kuvugira abantu bari hanze kandi turi kuvuga ati biriho ibyo bintu umuntu utunzwe n'ubwo buzima igihe kizagera saze anakura mu mubyeyi ese mwumva waba usize nk'urukiye umusozi wakuzuzwa icyo kintu umwana wawe n'akazana kurongo dire wa mwana wa mudamu cyangwa se wa mukobwa wakoraga ikintu inama nabagira ni uko babyirinda bagashaka ku kazi niyo waba uhembwa 10,000 ku kwezi nta mafaranga atagira akamaro niyo cyaba ari 1,000 kigira akamaro nabagira inama yo kuva muri ubwo buyobe barimo bakicara hamwe niyo wajya gukura mu muhanda ukavuga ati ndahembwa amafaranga akavuye mu mbaraga zanjye avuye mu mbaraga zanjye ndumva ariyo nama utari imitsi y'abandi urgerega ikintu cya mbere ni ukwigira uzi se ujya wibaza se koko kazi uhora nyine uvuga ngo ndagenda ngo nange iminota ngo 30 ngo mpite mbona ngo senkani rega nacyo kirasaza kandi nawe ugasaza ubwo rero urananirwa ugahora utaka akagongo rero nta mpamvu yo guhora muri buriya buzima wabagira inama nabo ngabo Esther yasaze njye nabwira ikintu nabagira inama icya mbere ni ukwigira kandi ukagerageza kwiyubaha kuko ubwo iyo ubwo hari igihe uguma muri ubwo buzima kiragenda nk'iyo wimutse ukajya mu yindi ntara kuko ya ntara uba urimo abantu bose bagera nyine bakakumenyera aho uciye ngo uriya aratambutse aho uciye ngo uriya aratambutse turiya gitangira make kandi ukumva nanone ntabwo ari CV nziza ushobora kugenda urata imbere y'umuntu bikaba ngombwa ko wirirwa ubungera ariko ntabwo biba ari sawa cyane kuko uba ugomba gutekereza ese uyu munsi ko meze gutya ejo ni gutya buzacya mezemo kuko ubuzima turimo none ahangaha uyu mwuka turi guhumeka none ahangaha ibi byose turi gukora nibyo bituremera icyo tuzaba cyo ejo mu gitondo kuko uyu munsi ndi gupuraninga ibyo ndi gukora ninjye kuryama ndajya kuryama mvuga ngo ejo mu gitondo nzabyuka nkora iki nibucya isaha imwe nishira nkora iki gutya nimba mvuze ni wenda uyu munsi naje muri interview uri kumva wenda umunsi wagira akazi watuye ejo mu gitondo ahubwo ndava hano ntekereza nti
ejo mu gitondo ngomba kubyuka ngenda ku kazi amafaranga ntakoreye uyu munsi ejo ngomba kuyinjiza ubwo I have to work hard kugira ngo nyine ya esheke nyikuremo ariko uretse ko n'ubu ngubu ntabwo naje gukora ubusa ntabwo yari umwanya nataye nabyo biba bikenewe kuko nabyo birinjiza nta busa turi gukorera ubwo rero abo bakobwa wenda batumva turi kubiteramo story gutyo nyine ni kwa kundi umuntu aba yagomba kwibohora akavuga ariko umukobwa umeze nka gutyo ngewe inama namugira ya mbere na mbere wenda bishobora kumukomerera kuba yabireka ariko nanone afite uburenganzira bungana nk'ijana kuri ndi bwo kuba yavuga ngo ubuzima bwanjye mbuhagarikishirije hano kuko urabona nta muntu ushobora gukora kariya kazi atanywa inzoga kandi burya guhora unywa inzoga buri munsi nabyo ari igihe bikugira chronique bikakwicira umubiri hari iyo ujya muri kariya kazi uvuga ngo ugiye gushakayo amafaranga ugakurayo noneho ibirenze amafaranga kandi burya bwa buzima bwawe nicyo gishoro cya mbere kuba uriho uhumeka nicyo gishoro cya mbere ubwo rero iyo wakuyemo nk'iyo mitezi zamburwa ibiki n'ibiki kuko uba uhura n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo uzapfe kubikira ushora amafaranga nanone kugira ngo wivuze ukire ugasanga nyine ari byinshi ugenda uhomba buke ukazashiduka wasubiye hasi ukibagirana kandi imbere wari umukobwa mwiza uzwi hari aho wari kugenda ugasaba ka kazi bakagutangiza kuri 30 ukagenda uzamuka buke kuko burya akazi kabi niko kaguhesha keza ntabwo ako kanya ushobora kugenda ngo usabe akazi utubona akazi keza wifuza ubanziriza ku kazi kabi ukagenda uzamuka ukazagera noneho kuri rwa rwego wowe ubwawe wifuza kuba uriho rero inama nabagira ni ukugera icya mbere ni ukwigira tugomba kwigira tukareka ubushyuhe turimo turi gushaka amafaranga mu basaza uko ushaka amafaranga mu basaza oya sene mukuru ku kamera umva nyine mubwire ugomba kwigira uko dushaka amafaranga ariko muri biriya bintu amafaranga baguhaye ntunayarye ukajya kuyivuzamo bitewe ukuntu byagenze iyo usanze ari nka munini hasi uramusapota ibaze we nabarakaza barakaza ugiyemo nyine uratuza ukemera urwaje mwese mwagira umugisha mwarabyaye njye mbita umugisha aya ngo twese twabyaye yego reka mbaze bano babyeyi dusange tungana kumwana w'umukobwa akenshi uterwa inda muri kondisiyo we atifuzaga sibyo akenshi abakobwa kunterwa inda gusa atifuzaga ukagera ugiye kuryaho kamwe ugasigaye ibibazo ukiri mu rugo umugore wakwakiriye byose mbere nk'umwana bibaho cyangwa umukobwa bibaho agatekereza gukura mwe mwana zibyaye wenda sinzi wenda nyuma cyangwa se mbere ko wenda igihamya igera ku mwazi byagenwe n'ingiki yakora kugira ngo byibura ariko kwica cyangwa se kwangiza ubuziranenge umwana w'umukobwa uzi so umuntu ikintu twamubwira twese pe twarabyaye ariko gukuramo inda ntabwo ari ibintu byiza nk'ukuri kuko ari ukuntu nyine usama inda wagera nk'iwanyu babimenya nyine bakamenya abagukanga ariko bigira aho bakakwakira nyine bakakira urwaje nyine kuko reka ntabwo umubyeyi wagenda umubwira ngo ndatwite ngo yongo urakoze mwana wanjye ngo yikubo nta kintu cyiza baba bakoze baba bagomba kugutunganya bakagushyiraho igitsure kugira ngo even na next time utazongera gukora ibyo ukora swap nakajije twari n'igihe ukurizamo indwara yo kudabyara ushobora gukuramo inda ya mbere iya kabiri ya gatatu noneho igihe cyazagera wowe washaka kubyara ukamubura burundu biranaga ari byiza yego reka mfate uyu mwanya nshimire mwebwe mwemeye ko tuganira muri aka kanya mugatanga verisiyo zanyu zitandukanye n'ikiganiro cyiza kirimo ubutumwa bwinshi butandukanye cyane cyane ku bana b'abakobwa bafite byinshi cyane yakwigira muri aka kanya niba ari umuntu ufungutse mu mutwe areba ahazaza naho ariko muri iki gihe yakwiga byinshi cyane by'umwihariko agendeye no ku byo abona muri Rwanda reka amashimire mpereye kuri Gogo
nkaza kuri Vanessa Esther ndetse na Mishu bose hamwe n'abakinnyi bakina muri filime ubutumwa bugufi ni filime cyo kuri YouTube channel ya Rwanda Paparazzi watanga ibitekerezo kuri YouTube channel ubona filime ari soko ubona Tingogo bira bintu bavuga hariya na muri filime ariko bimeze ukamuha igitekerezo ugakora like share na subscribe ni ko Jean Romeo uyu muryango TV reka namwe bifuza umusimuzi